Ngwaye kaza kandi akwishimiye wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ndetse nawe utarakora subscribe ariko mukamukunda ibiganiro ndetse n'inkuru dukomeza kugenda tubagezaho. Niba wibuka igice cya 22 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo ariko ko cyarangiye ubwo Aimable na Sylvie barimo barasengerwa na nyirakuru wa Sylvie akerekwa akababwira yuko imbere habo atari heza, abona ko hari ikibazo gikomeye cyane kizabangamira umubano wabo. Ese nyuma yaho byaje kugenda gute? Byaba byarabahiriye bakabaho neza cyangwa se ibyo umukecuru yabonaga byaba byarabaye? Reka rero dushamatse ko twumva igice cya 23 cy'inkuru, kwibutsa kureba munsi yayo ukareba hari gutukoretse ijambo subscribe ugakandaho ugahita ukanda akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyira igice cya 24 uzahita wakira ubutumwa bugufi kumenyesha ko kigezeho ugahita ucyumva. Babivuze ukuri ngo ari mu gishigesha ntavura kandi ngaho umutindi yanditse ntiriva, uretse ko nge ntari umutindi. Duherukana nge na sheri wanjye Sylvie tuvuye gusura nyirakuru wamukundaga cyane. Yaratubwiye ibikomeye gusa sinumvaga bihambaye. Nabifashe nka bimwe bavuga ko nta butaha utagizwe intorezo, kandi birumvikana twari dufite abantu benshi batifuza ko ndongora Sylvie. Hafi ya bose bamuziza ko afite ubumuga atihamagariye. Nabajije Sylvie ko yafashe ibyo nyirakuru yatubwiye ngo araduhanurira. Sheri ambwira ko ibintu nka biriya atajya biha agaciro, atajya nabyizera cyane, gusa wenda yumva umukecuru we yabivugishijwe n'impungenge yangiriye yibaza niba ntaryarya umukobwa we. Sheri yambwiye ko nta kibakeka cyakwitambika urukundo rwacu ku buryo cyatubuza kwibanira, ahubwo mbaza ngewe niba hari icyo naketse. Namubwije ukuri ku bantu nkeka babangamira urukundo rwacu. Sheri we nta kibazo yari afite kuko mu muryango we bose bari banyishimiye. Namubwiye abonzi batabyishimiye, bamwe nari natekerejeho turi gusengerwa na mukecuru, gusa nongeraho ko nta bubasha numva babona bwo kubangamira urukundo rwacu. Twaritahiye umunezero ari wose, dutangira gukora inama z'ubukwe ku mpande zombi. Gusa nge ntabwo nagatangiye gukora inama z'ubukwe mu gace mvukamo. Buri umwe yagombaga gukoresha inama z'ubukwe ebyiri. Ku ruhande rw'umukobwa n'inama imwe yagombaga kuyikorera i Kigali, indi kabere waba Cyangugu. Nanjye byari uko, kuko nari mfite inshuti nyinshi i Kigali ndetse n'umuryango mugari wo mu burasirazuba bw'igihugu. Nahuye na Ernest habura ibyumweru 3 ngo ubukwe bwacu butahe. Twari duhuriye muri gare twese tuvuye mu kazi. Nari ngize amahirwe ngo mutumire, kuko nubwo twari twarashwanye ntabwo ngiye namwangaga na gato, kuko yari inshuti yanjye akambuzwa nuko nkundanye n'ufite ubumuga ibintu yangaga urunuka. Twaraganiriye mubaza amakuru y'iminsi, mubwira ko Aimable yagarutse mu gihugu. Numvaga ari bubyishimire wenda, ariko mbona ari inkuru imubihiye, mbese mugiye mu matwi nirinda gukomeza gucurangira abahetsi. Numvaga namubwira ukuntu uwo nisanze nkunda ari we Aimable yararindiriye, ariko uretse no kuntega amatwi Ernest no gutindana nanjye byari birimo kumujena. Namubwiye ko mfite ubukwe, muhereza ubutumire bw'ubukwe bwacu, ambwira ko niba ari ubwanjye na cya kimuga atazabutaha. Numvise mbabaye cyane mpita nivumbura ndagenda nawe ahita agenda. Natashye mbabaye cyane nibaza ingano y'urwanga Ernest atwanga rwasimbuye urukundo n'umuvandimwe twari dufitanye ntarakundana na Sylvie. Numva ntibyumvikana ariko nyine ntacyo nari kubikoraho. Nahamagaye umusheri wanjye ngo nibura mpumurize singume gutekereza ibyo nari mpuye nabyo byari byambujije amahoro kubera kubitekerezaho cyane. Namutekerereje ibimbaye hambwira kutabiha agaciro, ahubwo nkatekereza ku cyatuma ubukwe bwacu buzagenda neza kurushaho. Nabambwira hageze ategura ubukwe bwacu. Nakomeje kwitegura ubukwe ari nako ngenda mpura n'inshuti na bene wacu nkamenyesha gahunda zacu, nabo bakambwira ko badushyigikiye. Intwererano za mbere natangiye kuzakira. Umunsi wo kujya gufata inyigisho z'abagiye gushyingiranwa warageze, maze turagenda tugezeyo tuhahurira n'abandi batandukanye. Twari twahageze mbere y'isaha yo gutangira inyigisho. Twicaye aho dutegerereza, maze Padiri ataraza, abandi bageni bakatwitegereza cyane batangajwe na couple yacu. Ariko twari tumenyereye ko abantu bajya batwibazaho ntibyatubangamira cyane, ahubwo twabonaga baturebye natwe tukabareba cyane, bakagira isoni twe bakabona nta kibazo dufite, birangira bagabanyije kutwibazaho. Burya niyo waba ufite ikintu ubura, iyo wihagazeho ntugaragaze isoni cyangwa intege nke, nta waguca amazi uko yiboneye. Burya umuntu niwe wiha agaciro, naho utegereje ko abantu bazagufata uko ushaka wowe utihagazeho, wagaruha bagakomeza kukunyega bagusekera. Padiri wagombaga kuduha inyigisho yageze kuri paruwasi aho twari tumutegerereje. Yari umupadiri ukundwa n'abantu benshi muri ako gace. Yarinjiye atubwira ko buri couple irajya ibanza kunyura mu biro bye mbere yo kujya mu cyumba twari kwigiramo inyigisho z'abagiye kurushinga. Twararetse abandi barabanza barinjira, natwe tugezweho turinjira. Padiri yatubajije niba dukundana by'ukuri, maze twikiririza icyarimwe, maze araseka natwe turiseka. Atubaza igihe tumaranye mu rukundo, tumubwira ko ari imyaka 2 gusa. Abaza sheri cyangwa nkundira amusubiza ko ndi umunyakuri kandi mfite urukundo rw'umwimerere. Yamubajije icyo yise urukundo rw'umwimerere, Sylvie amusubiza ko urukundo mukunda rwihanganira byose kandi rumuha umunezero atigeze abona ahandi.
hanyuma Padiri nanjye arampindukirira ambaza icyo nakundiye Sylvie, mubwira ko mukundira ko ari we umutima wanjye wahisemo kandi ko yakiriye urukundo namusabye, na n'ubu akaba ari we mutima wanjye utekereza kandi akaba ari we utuma umutima wanjye utuza. Ambaza icyo nakora ndamutse ntabanye nawe, mubwira ko ntigeze mbona umwanya wo kugitekerezaho kubera urukundo rwinshi mukunda. Nawe mubaza icyo yakora birangiye tutabanye, Sylvie asubiza ko yakwiyahura kuko ntacyo yaba kibereyeho. Padiri yatangajwe n'urwo rukundo dukundana, gusa ntiyabitindaho. Yatubwiye ko iyo abantu batangiye umushinga w'ubukwe bakabimenyesha abakozi b'Imana, babitangariza abakristo bose, abazi imiziro yatuma ubukwe budataha baba bahari bakabivuga, bityo ntibashyingira abo bageni mu gihe uwo muziro utarakurwaho. Twumvaga ari inama yagiraga abageni bose amunyuze imbere ko n'abatubanjirije buriya yabibabwiye. Yakomeje atubwira ko ashingiye ku makuru yaturutse kuri santarari y'aho mvuka ngo babonye impamvu isubika ubukwe bwacu, bityo gahunda yanjye na Sylvie yo kubana itagishobotse. Namwe murabyumva ko tutari kumva ibyo bintu ko Padiri yarabivuze akomeje, kuko twari tumuzi nk'umuntu mwiza ukunda kudusetsa. Gusa ubu noneho yarazanye inkuru itangaje, byari bigoye kwizera ko ari ukuri. Padiri yahise avuga ko ngo mfite umukobwa nateye inda muri Kigali, ndetse ko uwo mukobwa yagiye iwacu kubivuga akimara kumva ko ngiye gutangiza umushinga w'ubukwe, bityo ngo niyo mpamvu nk'ubuyobozi bwa paruwasi bwanzuye ko ubukwe buhita buhagarikwa, icyo kibazo kikabanza kikajya ku ruhande rumwe. Akimara gusobanura ibyo imbere yanjye na Sheri, sinzi uko Sylvie byamugendekeye, kubera imyaka 2 yose twari tumaranye nyizera nta kosa na rimwe ryanjye ryabaga mu bitekerezo bye, kubera ko nta nkuru n'imwe yari yarigeze yumva ari aho mvuga cyangwa se ari Kigali ivuga ifuti cyangwa ikosa ribe rito cyangwa rinini, uretse noneho amakosa naba narakoze, uburyo nangaga amakosa nkanabwira nabo yakoze mbabaye nk'Imana yanga ibyaha urunuka. Sheri ntiyabyumvaga na busa, yarantumbiriye andeba ubudahumbya, mbona yabaye nk'ishusho atinyeganyeza kubera kurengwa n'ibyo yumvise. Mbonye uko amerewe nanjye ubwoba buranyica. Padiri ambaza niba ibyo avuga atari ukuri, kubera ubwoba, igihunga no kwibaza unkoreye ibyo bintu ntigeze narota ko hari uwabinkorera. Mbura icyo musubiza, mbura ubwemera n'ubuhakana. Mu gihe ahari Sylvie yarategereje ijambo ryanjye rya nyuma. Naradidimanze mbura ijambo navuga. Sheri yahise araba angwaho nk'igiti ndamufata, ahumeka gake cyane. Padiri yagize ubwoba bwinshi, mukomakomye Sylvie ntiyavuga, ntiyaninyeganyeza. Dufata umwanzuro wo kumujyana kwa muganga. Padiri asaba umupadiri umwungirije kumusigarira yigisha abageni basigaye, twahise twihutira kujya kwa muganga. Padiri yambajije icyo Sylvie abaye, nanjye mubwira ko kayibonye nanjye ariko mbibona. Aranyihanganisha mbwira ko atarazi ko kutubwira iyo nkuru yuko batakidusezeranije irateza ibibazo bimeze gutyo. Nari mfite umujinya wagurutse indege, nshaka kumenya umuntu unyiciye ubukwe, ambeshyera ibyo ntazi, akaba atumye umugore wanjye Imana yanyihereye ahungabana agasinzira ibitotsi ntazi igihe bizamushiriramo tukibanira. Nabajije Padiri wababwiye inkuru nk'iyo, ansubiza ko ari amakuru yahawe n'abo kuri santarari y'aho mvuka. Nahise numva nagiye kubaza ngo menye umuntu nkoreye umuruho nk'uwo. Numvaga ntumva neza ukuntu ubukwe bwacu butataha, nibazaga ukuntu twamaze gutanga ubutumire, nkibaza ukuntu twazasubira inyuma tukivuguruza ngo bwapfuye ntibukibaye. Nyumvira iyo nkuru yari dushyitseho mwabantu mwe namwe mumbwire ari nkamwe mucakiranye n'iki kibazo, nubwo ntabifuriza kuko rwose mwebwe mwabigenza gute ko narushyuye bakavuna njya numva bavuga ngo niwe cyitegererezo cy'indushyi. Kuko byari mu masaha ya nimugoroba rero nabonye butangiye guhumana, mpamagaraho Sheri yabaga mbabwira ishyano tugushije. Barahuruye nk'abatabaye basanga umwari nkunda byabuze urugerageza habi. Ubwo nanze gutaha ntaramenya icyo abaganga batangaza ku burwayi bw'uwari umugore wanjye, na Padiri nawe ntari kuhatirimuka atamenya icyo Sylvie yabaye kurya bagira impuhwe cyane. Noneho dore ko yarazize inkuru y'incamugongo Padiri atubwiye, yumvaga ari we nyirabayazana. Muganga yaduhumurije avuga ko ubwonko bwe bwakiriye ibintu biremereye butashobora kwihanganira, bigatuma bucika intege ku kigero gikabije. Yatubwiye ko ari ibintu bisanzwe bibaho, ko bagiye kumwitaho byihuse bakareba ko azanzamuka. Nahise nta hasi nahita mpamagara mu rugo, numvaga ari bo bishe inyuma y'ibyo bankoreye bagambiriye kwica ubukwe bwanjye. Bwarakenge kureba ko umukunzi yaramutse, nasanze nta cyahindutse. Mvuyeyo nahise njya mu cyaro iwacu, njyanywe no kumenya neza iby'imvaho, imvano y'impamvu ubukwe bwanjye bwasubikwa. Nageze iwacu Kayonza mbanza mu rugo, ababyeyi banyakirana urugwiro, bahita bambwira ko bagiye gutumiza inama y'ubukwe kuko ubundi nta nimwe nakahakoreshereza. Numvaga imwe izaba ihagije. Noneho rero kubera ibyari byabaye, numvaga nta inama y'ubukwe igikenewe. Nabwiye ababyeyi kuyihorera, bambaza impamvu. Mbabaza niba batazi uko ubukwe bwanjye butakibaye kandi bitewe nabo. Ahubwo mbabwira ko batumiza iyo nama, nkamenyesha abantu bose ko umuryango wanjye mpemukiye, ukanyicira ubukwe ku munota wa nyuma, kandi nkanabamenyesha ko butakibaye, cyane ko ari umukunzi wanjye yabaye indembe, intere ntazi niba azakira. Baratunguwe cyane bahakana ko batamenya ayo makuru. Mbabwira ko aricyo cyari kinzanye. Mbabwira ko kuri santarari babwiye aho tuzasezeranira muri Kigali, barabigaranye bavuga ko ayo makuru ari mashya mu matwi yabo, bituma mpita njya kuri santarari kubaza neza. Nageze ku kiliziya mpasanga Padiri,
mubaza ukuri ku makuru bantanzeho y'impuha n'uwayabahaye atungurwa no kuba ntabizi. Bitaga umukatechiste mukuru azana n'ibimenyetso nkibibona narumiwe kuko mbona ari nkanjye yabyeretse nahita nemeza ukuri kwabyo. Numva abo bayobozi bararengana rwose. Hanyuma mbabaza umuntu wabahaye ibimenyetso by'umukobwa utwite kandi utari Sylvie wanjye cyane ko nawe ntari nakamutinyutse. Bambwiye ko ari mukuru wanjye watanze ayo makuru, nyahakana nivuye inyuma mbabwira yuko bamubwira akazana uwo mukobwa nateye inda, bakareba nanjye nkareba uwo mukobwa banshinja. Noneho bahamagaye mukuru wanjye ababwira ko ejo aribwo yaza ngo kuko uwo mukobwa aba muri Kigali. Nahise mbaka nimero zabo mbaha n'izanjye ngo umukobwa naza bazahita bampamagara. Uwo mugore wanahise njya mu rugo rwa mukuru wanjye ndi kumwe na papa. Tuhahingutse turasuhuza barekiriza. Umugore we niwe wabanje kuza kutwakira. Mukuru wanjye mbonye narakaye agira mu ubwoba ariko arikomeza. Tugihagaze mu mbuga mubaza igituma ngambanira akanabeshya bihaye Imana, ambwira ko bitandeba ko yakoze ibikwiye kandi katabyicuza. Namubwiye ko ari kuduhemukira cyane kandi ko ndamutse nshatse guhangana nawe nako mitamubwira ko ndasiga ntanze ikirego. Papa yasabye mukuru wanjye kutavangira muri umuna we akubaha uburenganzira bwanjye. Twasuye mu rugo bukeye mpamagara ku kiliziya, bambwira ko mukuru wanjye atabashije kuzana gihamya. Bambwira ko bagiye kuvugana n'i Kigali bakadukomorera tugakomeza imihango y'ubukwe bwacu nta nkomyi ngo kuko habuze gihamya ya nyuma. Barabikoze koko baravugana. Bambwira ko shere wanjye nakira tuzakomeza gahunda nk'uko yari ipanzwe ntacyo duhinduyeho ndetse ku kiliziya banyizeza kuzajya batworohereza aho bishoboka. Numvise muri njye ngaruye agatege. Hanyuma njya mu rugo kuko twari twatumijeho inama y'ubukwe. Mu kuyikora nari napanze kubabwira ko birangiye ubukwe busubitswe, ariko yahindutsemo inoza neza imyiteguro y'ubukwe kuko imbogamizi yari ihari yari ikuweho. Baboneyeho bambaza ibibazo by'uko bazitwara, uburyo batwerera, uko tuzabakira, bambaza n'ibyo bazaza bitwaje bitewe n'imico. Urugero iwacu mu bukwe hatangwamo umugamba mu gihe abandi batanawuzi. Umugamba ni igisabo n'ibyansi byacyo n'ibindi bikoreshwa hategurwa amata hamwe n'ikirago bizanirwa umugeni bamusezeraho. Inama ihumuje nagombaga kugaruka i Kigali. Nagiye kubona mbona nimero yo kwa muganga irampamagaye, ntinya ko yitaba kuko numvise ibikoba binkuka. Reka ankubwire icya 23 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo arahakirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, icyo usabwa gusa hano kureba munsi y'inkuru ukareba hari buto konetse ijambo subscribe ugakandaho ugitwara n'akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 24 uzahita wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva.